Ubu rero tugiye kuririmba uyu muririmbyi wa 36 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Hanyuma turaza gusoma amagambo ari muri Luka 6 umurongo wa 27 n'uwa 28. Ariko mbere ko dukora ibyo byose reka twiragize Imana. Buri data wa twese mwiza, turacyari imbere yawe, turacyagushima ko tugihumeka. Abapfuye ntacyo bazi, nta nicyo bashobora kuvuga cyangwa kumva kureba, ariko twebwe ubwo tukireba bikemera tukavuga bikemera. Turagushimye Mana, ntuhabwe icyubahiro. Niwo tugabira, niwo utwambika, niwo tubeshejeho ubuzima turiho bwose. Turabugushimiye kuko wavuze ngo tujye tugushimira muri byose. Uyu mwanya rero turi mu mwanya mwiza wo gukomeza kuganira ku magambo yawe ngo twumve icyo atubwira, kandi Uwiteka turi umwanya wo kukuririmbira kwanga izina ryawe guhabwa icyubahiro. Ngwino ubane natwe rero, utangirane natwe, usozanye natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muririmbyi wa 36 mu ndirimbo zo gushimisha Imana uravuga ngo ntumbiteho mukiza. Ntumbiteho mukiza we, wumva uko nganya, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntunsige. Yesu mukiza, wumva uko nganya, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntunsige. Kwegera intebe yawe, mpabwa imbabazi, ngupfukamiye mbabaye, kukwizera. Yesu mukiza, umva uko nganya, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntunsige. Nta wundi nakwizigira, ni wowe nshaka. Mvura ibikomere byanjye, umbabarire. Yesu mukiza, umva uko nganya, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntunsige. Uri isoko y'amahoro, nyir'ubugingo, singira undi niyambaza keretse wowe. Yesu mukiza, umva uko nganya, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntunsige. Ubwo Imana igenderera abandi, nawe ntigusige. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba ukennye, ushobora kuba urimo amadeni, ushobora kuba ufite ikindi kibazo kikuremereye, ushobora kuba imiryango yakwanze, abaturanyi bakwanze. Ariko ijambo ry'Imana tugiye gusoma ridutegeka gukunda n'abanzi bacu, kuko nabo ubwabo ntabwo ari bo baba bikoresha, ni Satani ubakoresha. Baramutse bamenye yuko abantu bafite urwango batazajya mu ijuru, nabo ntabwo bakwanga. Ahubwo impamvu bakwanga ni ukubera ko ari Satani ubakoresha. Ibibazo byose urimo rero, ubwo Imana igenderera abandi, ubwo Yesu agenderera abandi, nawe ntagusige. Murakoze cyane. Reka dusome n'aya magambo ari muri Luka ibice 6. Turasoma ibice 6 umurongo wa 27 n'uwa 28. Umutwe w'amagambo uravuga ngo dutegetswe gukunda n'abanzi bacu. Ariko ndababwira mwebwe abumva, mukunda abanzi banyu, mugirire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire ababarenganya. Aya niyo magambo dusomye kugira ngo buri wese yatekerezeho.
amenye yuko umuntu niba mwanga akabimenya, we ategetswe kumukunda, ategetswe kumugirira neza. Hari aho batubwira ngo nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyanyu. Iri jambo rero nirikugirire neza mu mutima wawe, mu bugingo bwawe. Wowe ufite abantu wita ko ari abanzi bawe, ntukabifurize ikibi, ntukabavume, ntukabavuge nabi. Niba kuvuga nabi ujye ubavuga neza. Nabo ubwabo nibumva yuko wowe udafite uruhare rwo kubavuga nabi, utabafitiye ishyari, utabifuriza ikibi, bazahindukira basaba Imana imbabazi bakizwe. Kandi niba badashaka gukizwa, Imana izakurinda imitego bagutega. Bashobora kuba bakwanga, bagashaka kujya baguteranya n'abantu, ariko Imana ikagusiga igikundiro, ikagusiga ubwiza n'icyubahiro. Aho baguteranyije ntibifate, ntibabyemere, ahubwo bakaza bakakubwira. Munsi baje bakakubwira ngo runaka arakwanga kuvuga ibi n'ibi, uzababwira uti Imana nimubabarire, imuha agakiza kizwe neza. Naho ubundi umuntu agiye akugirira nabi ukamwitura nabi, isi yose yabiye abantu babi gusa. Kubera ko ubundi isigizwe n'ibice bibiri, igizwe n'igice cy'abakorera Imana n'abakorera Satani. Noneho rero buri bantu bari ku ntego, cyane cyane twitwa abari mu ruhande rw'Imana, turi ku ntego yo kugira ngo tunyage abo bantu bari ku ruhande rwa Satani, tubanyage Satani, tuberekeza ku Mana, kugira ngo bazabone ubugingo bwiza buhoraho nyuma. Kuko ubu buzima turimo twese tuzi yuko buzagira iherezo, dukomereze mu bundi buzima. Ubu buzima turimo tuzi yuko hazabaho gupfa nk'uko Yesu Kristo yapfuye akazuka, natwe tuzi ko tuzapfa ariko nyuma tukazuka, buri wese akajya mu rubanza rw'ibyo yakoze akiri muzima. Iyo umuntu akiri muzima, ibyo yakoze nibyo bizamufasha kugera imbere y'Imana. Igihe yamaze gupfa nta cyiza akora, nta n'ikibi akora, ubuzima bwe buba bwarangiye. Abo bantu rero nimba bakwanga, bari mu ruhande rwa Satani, ariko wowe uri mu ruhande rw'Imana, ukwiye kugira urukundo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo udakunda ntazi Imana, ngo kuko ngo uhereye kera kose Satani niwe wanga abantu, ariko Imana ni urukundo. Natwe rero dukwiye kugira urukundo. Abantu nibatwanga, tugomba kubavumbisha ku rukundo dufite, nabo bakagira urukundo, tukaba tubanyaze Satani, tubashyize mu maboko y'Imana. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo muzahabwa imbaraga, Umwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya. Ntago wahamya Imana rero ugifite abo wanga. Nimba we bakwanze, wowe ugomba kubakunda kugira ngo ubone uko ukomeza guhamya Yesu Kristo. Murakoze cyane. Hamwe n'aya magambo tugiye gusenga Imana kugira ngo itwambike imbaraga zo kunesha ibigeragezo by'abatwanga, bashaka kugira ngo natwe twinjire muri gahunda y'urwango, kandi tuzi neza yuko abantu bafite urwango batazagera mu ijuru. Niba abantu batwanze, tuzarwana intambara nziza kugira ngo twe dukomeze kubakunda, ariko niba byanga bakaba ari imbata z'ikibi, Imana izaturinda imitego badutega. Niba tugambanira bye kumvikana, niba dutega imitego ye kudufata. Satani nabakoresha kuturoga, ibirozi bye kutugiraho ububasha, kubera ko Yesu Kristo yaravuze ngo muzahabwa ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo, kandi muzaba mufite n'ububasha bwo kurya ikintu cyica ntikigire icyo kibatwara. Imana nibagirire neza. Hari indirimbo nahimbye, ndaririmbaho agace kamwe gusa kugira ngo tubashe gukomezanya. Ni indirimbo yitwa ngo itegeko ry'urukundo rirakomeye cyane. Ngiye kubarimbiraho igice kimwe n'inyikirizo, ubundi nzayibashyirira muri studio. Murakoze. Itegeko ry'urukundo rirakomeye cyane, kuko Imana idusaba gukunda n'abanzi bacu, ariko mwihangane mukomeze imitima, kuko uwihanganye aba umunyamahirwe, kandi uwihangana azaraga ubugingo. Yesu yaduhaye urugero rwo kwihangana, kuko yihanganiye imibabaro yose, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo umwizera wese aba umunyamahirwe, kandi umwizera wese azaraga ubugingo. Yesu yaduhaye urugero rwo kwihangana, kuko yihanganiye imibabaro yose, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo umwizera wese aba umunyamahirwe, kandi umwizera wese azaraga ubugingo.
murakoze cyane. Reka dusenge Imana ikwambika imbaraga zo kunesha ibigeragezo by'abakwanga, kandi nibakomeza kudahinduka Imana ikurinde imitego bagutega mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana nyiringabo, data wa twese uri mu ijuru, urera ugakiranuka mu byo dukorera byose. Turabizi uburyo wabanye n'Abisiraheli, kandi amagambo yawe wandikishije adufitiye umumaro kuko aduhugura, agatwigisha uburyo dukwiye kubana n'abantu nawe ubwawe. Ayi twasomye inkuru z'ukuntu Abasiriya bari bamereye nabi Abisiraheli, ariko ugakoresha Elisa akamenya amayeri yabo kugira ngo imitego bateze Abisiraheli bashe kuyitambuka ntacyo babaye. Dusengeye aba bantu rero bafite abantu babanga, kandi abenshi babahora ubusa. Turasenze cyane kugira ngo niba umuntu afite abamwanga bamuhoye ubusa, akomeza abereka urukundo kugeza ubwo bazahindukira nabo bakagira urukundo, kuko abanga abandi nabicanye. Niko ijambo ryawe rivuga ngo uwanga mwene se n'umwicanye, ngo kandi ntazagera mu ijuru. Reka dusengera abantu bafite urwango ngo bihane, bareke kwanga abandi, ahubwo bagire urukundo, kuko abafite urukundo aribo bazagera iwawe mu ijuru, bazagira iherezo ryiza, bazabona ubugingo buhoraho. Kandi dusengeye aba bantu banzwe bakangwa ku rwego rwo hejuru, bageze mu rwego rw'uko babaroga, bakabaroga mu nzu, bakabaha ibyo kurya bihumanye, bakabatega imitego mu miryango, bakabatega imitego mu mayira. Hari abafite ibibazo by'uburwayi byakomotse ku babanga. Ndasenze cyane ngo ucagaguriye imigozi y'umwanzi, kuko uri Imana yavuze ngo tuzakandagira inzoka na sikoropiyo. Ndasenze cyane ngo umuntu ufite ikibazo cy'uko yarozwe akarogwa n'abamwanga, kugira ngo umurwanirire umukize, maze abamwanga nibabireba batangarira Imana ko ari nyabitangaza, babashe kureka inzangano zabo, ahubwo bayoboke Imana. Urakoze rero, turasenze cyane ngo dukundisha abatwanga, kandi natwe turinde guhura n'ibigeragezo byabo bituma tugira urwango, ahubwo twambara imbaraga zo kunesha, kugira ngo dukomeze dukore ibyiza, abantu nibabireba bahinduke bahimbaza Imana. Kandi nibanga guhinduka turinde imitego badutega. Hari abanga abandi bakabagambanira ngo bafungwe, hari abanga abandi bakabagambanira ngo bicwe, hari abanga abandi bakabagambanira ngo bangwe na buri wese, ariko Imana yabikuraho. Uzira akarengane ukamwambika igikundiro n'igitinyiro, iyo mitego yose ntibashe kumugeraho. Urakoze rero, turagushimye ko witaye kuri twebwe. Teka kandi uganze byose bikumvire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom shalom, naho ubutaha.